Ngire neza abakunzi ba John Lee Crypto Update, banze kubashuza mbere yuko mba iyi update ijyanye n'iyi mining nshyashya. Iyi mining nshyashya yitwa Keta. Keta ni mining nshyashya iri gukora muri iyi minsi, nanjye nifuze kwibasangiza kugira ngo mubashe kuyikorana nanjye mu gihe tuzaba turi gukora iyi mining. Muzagenda mumenya byinshi ku bijyanye na update yayo. Urabona rero ko mining hano iri kumara amasaha 24, ni ukuvuga ngo ni umunsi, kandi ku munsi ukamayininga Keta 2.40. Bivuze ko iyi mining iroroshye kandi ntabwo igoye. Ishatse wongera umuvuduko wayo, ni ukuvuga ngo izo mining hano zikiyongera, ugakanda hano kuri boot kugira ngo uzi boosting. Ubwo rero ngiye kubereka uburyo ki umuntu yandikisha muri iyi mining kugira ngo mubashe kuyitangira nk'uko mubona nanjye nayitangiye. Ndizera ko muri gukomeza kubwa neza. Niba utarakora subscribe kuri YouTube channel, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona update zitandukanye ndetse na mining zigiye zitandukanye ubashe gukorera amafaranga online. Reka mbere ku buryo ki uyandikisha muri iyi mining. Urasanga link muri comment cyangwa se muri description y'iyi video ndetse no muri WhatsApp channel. Numara kujya kuri dashboard urahita ukanda handitse sign up. Kwa ngo ujye kanda kuri sign up, urahita aho ngaho gushyira email, urashyiramo email yawe, ukanda handitse ngo next. Numara ukanda aho kuri next urahita ugera kuri iyi page imeze gutya. Hano hambere urahita ushyiramo izina ryawe ushaka gukoresha, aha kabiri naho ushyiremo izina ryawe rya kabiri ushaka gukoresha, ubundi ukande next. Numara ukanda next urahita ugera hano bakubwira ngo please input your password. Urakira password, numara kuyikreya uhite ukanda kuri next, urahita ugera kuri iyi page bakubwira ngo please confirm your password. Ushyiremo nanone ukande next, uhita ugera kuri iyi page. Aba barakubwira ngo shyiramo username ushaka gukoresha. Urashyiramo username yawe ushaka gukoresha, ubundi ukande aho handitse ngo complete the registration. Numara kuhakanda urahita ugera kuri dashboard igaragaza ko kuba wiyandikishije byagenze neza. Wowe rero ikiri bukore urahita ukanda aho handitse ngo Play Store, uhite downloadinga iyi application yitwa Keta Network. Iyi ngiyi urabona ko jye nayidownloadinze. Urakanda kuri install, numara kuyinstallinga imaze kujya muri telefone yawe ukanda hano kuri open. Ukanda kuri open urahita ujya gukora login. Yes, gukora login urashyiramo ya email na password, ubundi numara gukora login winjire muri mining yawe. Nuko ngo rero mining ukiteye nuko, nuko ngo wowe ikiri bukore uraza usange uru ruziga urunguru rutari kwikaraga. Yes, urasanga rutari kwikaraga. Noneho nurangiza urarukandaho, ubundi wemeze hasi kuri continue. Urahita uhabona handitse ngo continue hano hasi. Numara kuhemeza mining yawe iraba itangiye. Murabona ko iyi mining ifite uburyo bwa wallet. Hano ifite uburyo bwa wallet. Kugira ngo rero iyi mining ikore neza nabwo ugomba gufungura iyi wallet. Reka mbereke uburyo ki ushobora gufungura iyi wallet step by step. Yes, wari ukiri gukora urakanda hano kuri wallet. Numara kuhakanda uhita ugera kuri dashboard imeze gutya. Urahita ukanda aho handitse ngo setup wallet. Setup wallet numara kuhakanda nabwo urahita ukomereza kuri dashboard imeze gutya. Urakanda hano handitse ngo create new wallet. Create wallet nshyashya. Numara kuhakanda urabona ko wallet itayi updatinga rwose. Urabona ko kuri wallet yanjye hariho 0.57 USDT. Urabona ko 0.6 USDT, 0.6 bihwanye na 0.57 USDT. Izo token muri kuzumva. Yes, Keta 0.6 bihwanye na USDT 0.57. Urabona ko harimo n'uburyo bwa swap, ariko icy'ingenzi ni hano kuri mint. Kuri mint urahakanda, ukimara kuhakanda urabona ko bari kukwereka ko kugira ngo ukore KYC bigusaba kuba ufite Keta 50 minimum. Keta 50 nizo ugomba kuba ufite. Nuko ngo iyi mining nibwo igitangira, iracyakomeza kugira ngo tubashe gukora iyi mining. Biradusaba gushyiramo imbaraga. Yes, ikindi
nabibutsa nuko urabona ko harimo uburyo bwo kohereza no kwakira. Yes, ibi nibifunguka nzabibabwira. Ikindi mugomba gukora mu gihe mu mininga iyi mining, nukanda hano kuri earn more Kether daily, urabona ko harimo uburyo bwo kureba add, noneho bakaguha ONT cyangwa se coin ya Kether. Urabona ko narebye add imwe bampa 0.60. Ni ukuvuga ngo nyuma y'iyi saha n'iminota 18 ndagaruka nkore indi daily Kether. Ni ukuvuga ngo rero ni uku mining iteye. Niba wifuza gukora iyi mining iyandikisha hakiri kare, coin batarazigabanya kandi n'uburyo bwo gukoramo coin batarabugabanya. Ndiza ko muri ukomeze kubwa neza rero, ndabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.